guseka. Kwiyamyesha ewe fita amabuno mato yirinda gusura amamo ko wahindutse ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazatangara ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanje ubwanje nzumirwa ndumiwe niko wavuze. Bamwe mu barashe imbogo mbahaye ikizami mwese hano muva mugende nimumara kumenya uko idina rivunja muzongera dukore press turem conference Zongera dukore press turem conference Subiramo numve. Zongera dukore press turem conference Zongera dukore press turem conference data wambwa. tukanarebera hamwe bimwe mu byazengurutse cyane ku mbuga nkoranyambaga. Duhereye ku ikipe ya Manchester United mu kanya kashize yanyagiwe imvura y'ibitego 6-3 n'ikipe ya Manchester City. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Ça le typique. Dis-moi pas. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Toria. Le monde part en couille. Niko hopeless. J'ai du mal à imaginer. Sasa mimi unarudia kila siku. Mimi nataka nikuue. Jamani mimi naaga dunia. Mu byazengurutse cyane ku mbuga nkoranyambaga harimo na Apotre Mutabazi we hashize n'iminsi ariko Janti yaragiye amwigana gutya. Mwiriwe neza nshuti zanjye. Imana niyo yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakara umwete bazambona. Ngira ngo byabagezeho ko mbakunda kandi bizira uburyarya. Niba rero mbagiriyeho umugisha nabasabaga ko mwamfasha kwishyura ubudeni abatanyifuza muri iki kibuga buririraho. Ni mu ntabare kuko ndageraniwe. God have mercy upon us. Nubango urangije kwemera ko ndi intiti mu kubacangaranya Mu buriganya. Oya nimba ndi intiti mu kugucangaranya. Mu gucabiranya. Iryo nayo uburyo bwayo ni skill. Twabanje kugenda buretse banza mubwire. Uri kumva? Mutabazi wowe tugufata nk'umumbunda. Ariko kandi muri iyi minsi cyavuzwe cyane kurusha ibindi ni ifungurwa ry'uwihoreye Jean Bosco aka Ndimbati wamenyekanye cyane muri sinema zitandukanye za hano mu Rwanda. Yagizwe umwere urukiko rusaba ko ahitarekurwa. Karirimbo se shirama karirimbo ntanga icya 10 cy'imbavu na kamwe ka cya 10 cy'imbavu n'amataye kashiriremo we yo kashiremo kavuga ngo ikiza kutabimbwira nyine icya 10 cy'amataye icya 10 cy'amataye icya 10 cy'imbavu icya 10 cy'amataye papa saba yewe we zamuri biganza dushimira ngo ki zamuri biganza dushimira Ry'umwana musaza. Ese Ndimba nyuma yo gufungurwa kumbuye iki? Mu bintu nkumbuye kurusha ibindi
nkumbuye umuganda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi rwakatiye igifungo cy'imyaka 4 Bamporiki Edouard. Bamporiki wabaye muri guverinoma yazize ibyaha byo gusaba no kwakira indonke ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko y'akarusu. Azatanga kandi n'ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. God have mercy upon us. Kama ngo wava kunyama bigenze bite? Nabwiye twabujya mbe kunyama. Sicyo byafata. Niyo najya nzinywa mu mazi ariko. Kangenzo. Niyo bajya bazindira muri serum ariko ari inyama. Inyama. Waziko zitera kanseri. Inyama oya ibyo abona abantu baba barabifashe for granted. Akoje mana apushuri akoje mana apushuri. Nyuma y'uko umuhanzi Bruce Melody ashyize tatuwaje y'abana be 2 ku kuboko, hanyuma Kibo ngo wemeze bite? Bana mbonye inkuru ya Bruce Melody ngo yagiye mu Buhinda gushyirishaho tatuwaje. Nunde aka kaboko kanjye subu wamfura we. Wajya abana 2 kai. Shano guke kumwana ni kwajya hano ndaga. Abana banje ubu ntago bazabibona bakabishegera se mwamfura mu bakavuga bati papa natwe wadushyize ku kaboko. Rusmero ngaho musobanuze. Umusobanuzi mwaramutse faste. Yesu ashimwe. Yesu ni umwana. Twenda kubaza koko Yesu ni umwana cyangwa wenda yaje guhindura inshingano. Mubaze ngo nyine mukuru abapasteri abari kutubwiriza twese muri church twafashijwe mbese turi mu mwuka tumeze neza twanezerewe. Nyine zira ndimi ajyanyuzamo akavuga nyine nawe ubwabazumva neza cyangwa nyine ni kwa kundi nyine bimugwiririra nyine biramutungura cyangwa gorema abaruze cyangwa nyine naruze hari umuntu yarwigisha nyine akaruvuga atari ngombwa ari mu mwuka. Kuri ururimi rwawe barwuzeho umwuka ukarutunguza urusengero. Uba wumva wuzuye mu mwuka cyangwa ururimi rwa rwasohotse rwagiye mu batangabuhamya. Oya nyine kuri abari kutubwiriza tukafashwa akijizamo n'akazana indi zirazaskara barega mashiketekete ayagatigisa bazima kabatsinda nyine nawe gabaje bisobanukiye cyangwa nyine numwuka wera umanutse muri ako kanya cyangwa ababizi neza ko yakigisha nyine yashinga n'ishuri akabyigisha. Kuri ushaka gushinga ishuri ry'abazima abazima wabura waka ururimi rushaka nako kujya ukarushinga mu ndimi ubwo ushobora kuvamo ishuri ry'abazima kwekukira n'abapasteri bazima bashya. God have mercy upon us. Ufashe umunzani ukawufata ugashyira hano umugore hano ugashyira ubusiribateri byasumba nabiti. Ni ukuvuga ngo aho umugore ari hahita hatsikamira cyane hakajya hasi urumva, hanyuma ubusiribateri bugatumbagira mu kirere bukanaga nayo urumva neza. Urakina n'ubusiribateri mfasha rero uhuha bukaguhuha ukagenda umeze nk'agapapuro neza neza. Mfasha rero mfasha kubuvamo ejo utazava ku kazi ukabura icyo kurya ugasanga umuyaga wanumbangiranye hejuru mu kirere. None se Kanyombya ko umugore atari kado nagupfunyikira ngo reba ukuntu mbivuga. Aguanta, vete.
Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Reka turebe n'abazirashe abarashe imbogo zo mu buryo bw'imyandikire. Izi mbogo turaziherahera. Izi mbogo reka tuzihere ku mbogo ya Radio Rwanda. Hey! Radio Rwanda yaragiye yandika imenyesha abantu ko imikino yabaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu yari irangiye. Maze iragenda yandika kuriya, yandika ko Kiyovu yatsindiwe Inyamirambo na Sunrise ibitego biri kuri kimwe biranibyo. Hanyuma hasi yaraje irandika iti Marine FC 3-2 bya Rayon Sport. Mwebwe mukurikirana umupira muribuka neza uko uyu mukino warangiye. Yarabicuritse. Buriya Marine niyo yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 3-2. Ntago ari Rayon Sport yatsinzwe 2-3. Muri kubibona mwebwe bari kureba kuri televiziyo ko Marine niyo bahaye 3, Rayon Sport bakayiha 2. Mu gihe bari kwandika ibitego 3 bya Rayon Sport nk'uko umukino warangiye na 2 bya Marine FC. Bega imbogo ya Radio Rwanda. Tutarajya kure hari imbogo izirya zose ariko inababaje mu kuntu y'ikinyamakuru igihe.com. Dore ko kidasigaye kiburira muri no minsi. Cyaraje kirandika kiti mu gitaramo nk'iki giheruka intore Masamba yataramanye na nyakwigendera Israel Mbonyi. Mwebwe muri kureba neza iyi foto muri kubona intore Masamba ari kumwe na Mbonyi cyangwa ari kumwe na nyakwigendera Iva Buravan Mbonyi. Aha, ntabwo bizoroha. Mbonyi, wihangane brother, nyine baba barashe imbogo. Imbogo z'uyu munsi ntabwo zaburamo umwami wazo witwa Leandre niyo mugabo. Wagiye kuri stati maze akandika ati ibintu byo gufata ku mabere y'abansi bazagufunga. Yashakaga kubwira uyu gutamani ngo ibintu byo gufata ku mabere y'abandi. Maze wari yandikira ati y'abansi. Aha. Izi mbogo kandi ntabwo zaburamo umunyamakuru witwa Edi Kamoso. Dukorana hano kuri Radio TV 10. Yagiye kuri Twitter maze yandika gutya ngo muraho neza. Wa munyamakuru utanga inyama y'umunsi nta wandusha nambaye. Ese Edi uyu munyamakuru utanga inyama ninde? Ubu se ni inyama cyangwa ni inama washatse kwandika? Aha. Toka gofu. Karame. Ufite imyaka ingahe? 24 hours. Reba hano. Ufite imyaka ingahe? 24 hours. Uburenganzira kugira ngo turi muri iki gitabo bakomeye. Bwa buki ntabwo kubufungura byoroshye. Dusoreje ariko ndabizi ko wari ugishaka gukomeza kubana natwe. Nkurarikiye kutazacika ubutaha, komeza ubane natwe ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hanyuma nje gutegurira ibi ndi Eska Fifi. Ciao ciao. Papa, utenda kwako sakani. Papa, mon fago, merci. Asante. Asante papa. Banani ba vola. Bashuku napanda njoo kwa chauffeur. La police. Banani ba vola. Huku napanda njoo kwa chauffeur. Kwa chauffeur nawe. Kwa chauffeur il faut pinduke ile ngambo. Papa, mofa. Kule ngambo. Pinduka kule ngambo njoo kwa chauffeur. Sarif, no smoking. No smoking njoo kusanini. Njoo kusakona problem. Men mtoto yangu njoo toka kumwenedito. Ananisha chupa hii mbili. Mena kunya meno muntu. Awe niko problem na muntu. Utena fata village. Sasa nani munyana kushiaka mpombe?
niko na mkulu mzuri. Mimi naribontolaka mkulu mzuri.